nitwa Massamba intore nkaba ndi umuhanzi. Agaciro ni ijambo ry'ikinyarwanda ryahozeho yewe n'abasokuru bakoreshaga, ari nacyo wenda no mu mateka wasangaga n'abakoloni byarabananiye ukuntu bakwinjira no muri iki gihugu ngo bagikolonize nk'uko bakolonizaga n'ibindi bihugu. Kubera iki? Kubera ko basanze abanyarwanda ari abantu bihagazeho, bafite umuco wabo, bafite ukuntu bubaha ubuyobozi, bafite ukuntu basenga Imana bayubaha, babura aho babamenera. Icyo ni kimwe. Ikindi ni uko kwiha agaciro bituma buri muntu wese adashobora kugukandagira uko yishakiye, bituma nawe ubwenge bwawe, ibitekerezo byawe ushobora kubisohora. Hari benshi usanga yumva ko yakwambika ibitekerezo bye, yakugaburira ibitekerezo bye, yakwifuza yuko wakora ibyo ashaka, wenda kubera ko akurusha ubushobozi mu bijyanye n'amafaranga, mu bijyanye n'ubukire, mu bijyanye n'ubuyobozi cyangwa se ubutegetsi. Ariko iyo ubijemo rero ukigobotoraho gato ukavuga uti agaciro kanjye, musangira ikiganiro, ukamuha ibitekerezo nawe ugaha ibitekerezo, mukagira aho muhuza inama ndetse mugafata na gahunda ihamye. Icyo ni kimwe mu bijyanye n'agaciro. Kwiha rero agaciro ni uburyo bwo kumva yuko ntawe ushobora kugupyinagaza uko yishakiye. Kuri umuntu, ku burenganzira bwawe bwa muntu ugomba kubukoresha, ntawe ugukandagiye. Igihe cyose utekereza ibyo ukora mu myumvire yawe, aho uri, ukaba uri umuntu ushobora guhagarara ukagira icyo uvuga mu bagabo, ubwo rero uba wihaye ka gaciro. Ahanini ndetse no kuvuga ngo nyakubahwa Perezida wa Repubulika ahora dukangurira iryo jambo cyane cyane twiha agaciro. Ni kubera ko hariho abantu bashobora kwibaza yuko bagomba kugutekerereza, bagomba kugupangira mu bintu byose, nawe ugomba rero kuba uhari uvuga uti no, njye ndashaka guca muri iyi nzira.